ushobora kuba wari umaze igihe nta kazi ufite ariko ufite smartphone ndetse na computer yawe ndetse na internet, dore ko mu Rwanda internet isigaye iri ahantu hose ndetse n'iy'ubuntu iri ahantu hose. Cyangwa se umaze igihe ufite akazi ariko ubona umushahara uhembwa udahagije, ukaba wari umaze igihe wibaza ese ni kihe kintu kindi umuntu yakora ku ruhande kikajya kimwinjiriza amafaranga akareba ko wakunganira nyine umushahara wawe. Reka nkubwire ni ikintu umaze igihe wibaza ushobora gukora, nta kindi ni ikintu ushobora gukorera online muri uyu mwaka w'2024 ndetse na experience nimwe bigusaba. Ni ibintu ushobora gukora wibereye mu rugo nyuma yo gusoza akazi, cyangwa se niba nta kazi ufite ukabikora full time maze ukajya ubona amafaranga menshi cyane ku munsi cyangwa se mu isaha bitewe n'icyo kintu uri gukora uko kimeze. Ibi ngibi bishobora kugufasha gumya utera imbere bitewe nuko amafaranga uri kubona ari extra money ku mushahara wawe kandi bitigeze byangiza akazi kawe, cyangwa se ibi bikaba byakubera akazi kuri wowe utari ufite akandi kazi. Gain Focus Rwanda, inspiration for today, the success for tomorrow. Uyu munsi mbabwire ni niba utarakanda subscribe nakubwira ni uracizwe, kuko ibintu ngiye kuvuga ni ibintu by'ingirakamaro kandi ni video 9 ngiye gukora z'uruhererekane. Video zose wazirangiza ukaba wahitamo icyo gukora online kandi ukahita ugitangira ku kanya, maze nawe ugatangira gukorera amafaranga online, cyangwa se ugatangira gukora akazi ariko ugakoreye online bikagufasha kunganira umushahara wawe, cyangwa se udafite n'akazi bikaba akazi kawe ka buri munsi, dore ko ari ibintu 9. Ngo nimvuga ngo ni ibintu 9 niwumve ko ari ibintu biraho, ni akazi 9 cyangwa se imirimo 9 ushobora gukora wibereye iwawe mu gihe ufite machine yawe ndetse na internet, ndetse ugakorera amafaranga menshi cyane ku buryo ushobora no kwisanga mu kwezi ukorera amafaranga asaga amadolari 500. Hanyuma ubwire ni kanda subscribe kugira ngo muri urwo ruhererekane rwa video 9, kuko buri video izajya ibigizwe n'isomo ry'umurimo cyangwa se ry'akazi ushobora gutangira gukora. Hanyuma ubwo izaba ari utuzi 9 muri video 9. Ari mpamvu mbwira ni kanda subscribe kugira ngo ubane natwe muri izo video zose, maze nizirangira uzabashe guhitamo akazi ushobora guhitamo ugatangira guhita ugakora. Ndetse niwibagirwe gukanda like niba ukunda video zacu cyane cyane iyi ngiyi, kandi nanone niwibagirwe gusharinga inshuti zawe iyi video, kuko iyi uruhererekane rw'izi video ni video z'ingenzi cyane, aho Gain Focus Rwanda dushaka guca icyitwa ubushomeri mu rubyiruko, aho nshaka kujya mbereka opportunities hirya no hino, ibintu ushobora gukora, yaba gukora ukorera abandi kandi ukoresheje internet na mudasobwa yawe, n'ibindi bintu byinshi bishobora kugufasha kuva ku rwego rumwe ukagera ku rundi, dore ko icyo tudashaka ari ubushomeri cyangwa se kubaho umuntu yumva nta kazi afite akumva biramubangamiye cyane, kandi hari ubundi buryo bushoboka mu gihe atarabona akazi ashobora kubonamo amafaranga, cyangwa se ukaba uhangayikishijwe n'umushahara wawe mukeya utabasha gukavaringa home needs cyangwa se needs, basic needs ukenera mu buzima bwawe, nyamara hari ahandi ushobora kujya ukorera udufaranga dukeya nyuma y'uko uvuye mu kazi nimugoroba, hanyuma utwo dufaranga tukunganira nyine umushahara wawe. Niyo mpamvu ubwira nibana natwe muri videos zacu zose muri urwo ruhererekane nyine rw'amavideo 9. Mu kintu cya mbere nzababwira ku cyitwa freelancing, aho ushobora gukoresha website nka Upwork, Fiverr cyangwa se Freelancer.net, maze ahangaha hari imirimo itandukanye nk'imirimo yo kwandika, just niba uzi kwandika, uzi gutayipinga vuba ko wabona akazi. Ikindi niba uzi icyongereza neza nyine ukaba ushobora kuba wafasha abantu gukora proposals, wafasha abantu gukora ibintu bigiye bitandukanye cyane cyane bijyanye no kwandika. Ndetse hano ushobora kuba wabonaho akazi ka graphic design ndetse n'akazi ka voice over. Ushobora kuba ufite ijwi ryiza kandi uzi kuvuga icyongereza neza, cyangwa ni waba uzi kugisoma neza nyine, ariko ukaba wafasha abantu gukora ama voice over mu cyongereza kubera ijwi ryawe ryiza. Nakubwiye ni freelancing, nzayikwigisha kandi nkwereke n'uburyo wahita uyitangira neza 100% ugatangira gukorera
amafaranga. Ikindi kintu nzabigisha ni ikintu bita affiliate marketing. Urubyiruko, affiliate marketing irimo amafaranga kandi twirirwa tupfusha ubusa internet rimwe na rimwe tuyikoresha muri social medias zidafite ikintu ziri kutwungura. Hano rero nzabigisha uburyo ushobora gufungura amaduka ku Amazon, Clickbank ndetse n'izindi website zitandukanye, maze ugafunguraho induka, maze ukajya ucuruza product zabo. Igihe hari umuntu uguze product anyuze kuri affiliate yawe cyangwa se anyuze kuri link yawe, ukahita ubona commission cyangwa se ukahita ubonaho amafaranga. Ibi ni ibintu bishoboka rwose, niyo mpamvu ubwira nigumana natwe muri video zacu kugira ngo nzabashe kukwereka uburyo ushobora kubikora kuva kuri scratch level ukagera kuri professional level, ku buryo rwose ibi bishobora kuba byaba n'akazi cyangwa se bikaba side hustle niba ufite akandi kazi. Nzababwira nanone akandi kazi kitwa online tutoring. Hano ni ukuvuga ngo ni igihe ushobora kuba ufite ubumenyi mu isomo runaka, reka mbivuge gutyo. Urubyiruko rwinshi twarize, ushobora kuba ufite isomo uzi neza, yaba muri kaminuza waragize neza cyangwa se irindi somo runaka ushobora kuba wiyaminiyamo, ushobora kuba uzi. Hari rero platform zitandukanye nk'urugero nka VIP Kid ndetse na Chegg Tutors, aho izi ziguconnectinga n'abanyeshuri bashaka kwiga iryo somo runaka. Ukaba wagenda nawe nyine ugafunguraho account iyo website cyangwa se izo website zikagufasha kuconnectinga n'abanyeshuri bashaka kwiga ayo masomo bitewe nyine n'isomo wahisemo kujya wigisha, ufitemo ubumenyi, mbega uri expert muri iryo somo. Ibi nabyo bishobora kugufasha nyine kubona indi side hustle cyangwa se kubona akazi online utiriwe nyine wangara hano ku muhanda kubera ko nta kazi ufite. Ibi nzabibigisha from scratch to expert level, niyo mpamvu mubwira nigumana natwe muri video zacu, uruhererekane rwa video 9 zose, kandi izo video buri video izabigizwe n'akazi, aho uziga gukora ako kazi from scratch kugeza kuri expert level, nawe ukaba wabona icyo gukora ukava mu bushomeri cyangwa se ukaba ufite side hustle yakufasha nyine kunganira umushahara wawe niba ufite akazi ubona umushahara uhembwa udahagije. Ikindi nanone akandi kazi ushobora kuba wakorera online mu buryo bworoshye cyane, nabyo nzabibigisha from scratch to expert level, ni byitwa selling products online. Ushobora kuba ufite ikintu utagikoresha cyangwa usuze umuntu ufite ikintu atagikoresha. Ibi nta kindi biba bisaba, ni ukugifata ifoto maze ukajya kuri website nka eBay cyangwa se ETSY, ndetse hari na zimwe muri website za hano mu Rwanda ushobora gukoresha uploadingaho izo product zawe, maze umuntu yayishima akahita ayikirikaho nyine, ubwo akahita ayigura akishyura amafaranga, nawe ukahita uyimodaringira cyangwa se ukahita uyimushyira niba ari hano mu gihugu cyangwa se ari no hanze. Igihe wakoresheje eBay hari uburyo nyine buba bworoshye ibyo bintu bishobora kuba byashipingwamo. Niyo mpamvu nkubwira ni ibi nabyo nzabibigisha uburyo bikorwa from scratch to expert level, ku buryo ushobora kubyaza umusaruro product z'abandi bantu batagikoresha cyangwa se zawe utagikoresha, kandi ibi nta gishoro bigusabye, ari ukugenda ukabwira umuntu ikintu uti iyi product yawe uyayigurisha hanyuma wenda nkaguhaho some percentage niba utakiyikoresha, cyangwa se ukaba wayigurisha ukamubwira ati ninyigurisha iki giciro nzafataho some percentage. Ibi ni ibintu ushobora gukora bitagoranye cyane. Indi side hustle cyangwa se akandi kazi ushobora kuba wakorera online mu buryo bworoshye cyane kandi ukajya ubona amafaranga ahagije akunganira umushahara wawe, cyangwa se yaba umushahara wawe niba nta kazi kandi ufite, ni content creation. Tuvuga content creation hano dushobora kumvamo YouTube first of all. Nanjye bindi gukora ni side hustle, na kazi nyine kuko ni gukora YouTube iramemba, bikaba nyine side hustle ishobora kuba yunganira umushahara wanjye cyangwa se bikaba byaba ari kazi ka buri munsi. Ikindi si YouTube gusa, nitwumva content creation ni wumve YouTube gusa, hari n'ibyitwa blogging, aho ushobora kuba ufite blogger postingaho stories runaka, kandi ubu byaroroshye, ntabwo stories ari izibura kuko ikoranabuhanga ryarabyoroheje, n'ubu copy pastinga nibyo nzabereka nyine uburyo ushobora kubikora atari ibintu bikugoye rwose, maze ugatangira gukora blogging cyangwa se YouTube yawe. Byose nzabye exploring from scratch to expert. Ari mpamvu ubwira ni imirimo 9 akazi cyangwa se utuzi 9 nzabereka ushobora gukorera online, tukagufasha kubona amafaranga hagati y'amadolari 500 n'amadolari 10,000
bitewe ariko nuko wakoze, ariko minimum muri ibi bintu nzakubwira uramutse ubyumva neza cyangwa se ubikora neza ushobora kujya makinga amadolari 500 ku kwezi minimum. Reka mbivuge gutyo, niyo mpamvu nkurarikira gukanda subscribe ndetse na notification kugira ngo kubane natwe, maze uruhererekane rw'izo video, buri video izaba igizwe n'isomo ku kazi runaka, maze utangire, maze nyuma yo kurangiza urwo ruhererekane cyangwa se kurangiza kwiga ayo masomo cyangwa se iyo mirimo 9, uzabasha guhitamo umurimo ukoroheye ushobora gukora mu bushobozi bwawe, maze ugatangira gukorera amafaranga online. Ciao ciao, mukande subscribe.